Bite ma fille? Turyama se gute? Kuryama se. Ndumva rwose nta mbaraga mfite zo kuba najya mu buriri. Byagenze gute se? Reka mwana wanjye burya uburyo byahishye nararyonse. Kandi n'ibyaye ikibazo rakirigatira. Nisana ubu mugani se niki? Iyo ntekereje oxygene wanjye numva ntazi uburyo abayeho. Nizo ziwe wijyanye abamwirukanye wigeze umwirukana wowe. Suba wabyutse mu gitondo akifata ngo aragiye. Akajuri ntagaruka akagombye kuvuga nawe ukurikije ukuntu mukuru wawe ameze. Iyo yahisemo ariko ese agiye kujya gutwita nyine ajya kugishyira biriya byose abizi neza ko ibintu arimo abona ko n'umuntu bari kumwe nawe adashoboye. Urumva njye navuga iki? Ahubwo icyo kintu icyo ushaka kufasha kugira ngo aho kugira ngo ugire icyo uvuga ahubwo ugire icyo ukora. Kuzima kuri Icyo ugiye gukora shakira amakuru yaba uriya muhungu atuye. Shakira amakuru utohoze ku bana abari bo bose. Ndabizi ko abana b'iki gihe bazi no gushakira no ku mbuga nkoranyambaga no ku bice byose. Mbona aho uriya muhungu atuye. Ubundi ngomba kuzagira icyo mukorera. ashaka gukora iki mama? Nta soni. Ambabariza umwana bigeze hariya. None se oxygene mwaravuganye? Icyo mutumye uracyumvishije cyangwa shakira ahantu atuye ubundi ngo nzakwereke. Ntabwo umwana wanjye agomba kwirirwa amazi narangiza mu byo iyo mazi yo mubakanisha narangiza ngo ararire vidanje. Ubwo uri kubyumva hari ikindi umukanishi ari kumugaburira? Atari reka mbikoreho nshake ahantu nyine atuye ndaza kubwira abantu bamubeho. Gerageza vuba vuba kandi iyo ni dovuwari nguhaye. Nko mu minsi 3 biraba bikunze. Ndakoze kandi ndakwizeye. Sama ubwo rero njyewe reka kuryamira gahunda mu gitondo. Sawa sawa gusa tumukore ibyo nakubwiye bishyire mu bikorwa. Ejo nzohereza abantu bajya kumureba. Nawe bishyiremo ubushake rero kugira ngo tubashe kwita kuri mwene nyoko. Sibyo? Umuvandimwe wawe arababaye. Okay. Sawa sawa ijoro ryiza. Rego mafiye. Bite ni byiza. ese ego kusungeraho umva nari gukumbuye. Urasa neza. uvihese Sunzi se. aha Kigali ngombe nizenguke hose. none urasa neza Money talks, baby. mafaranga. Oya. Gira vuba. Nakwemeye kugusohokana this weekend. You know. Please, mbwira n'ubu. Turi kwa gatanu. Weekend atangiye. None se. Mba ni sawa. None se umva none se amadocument nagusabye ko utayazanye. Turanzanye. I was too busy to do that. You know, my life is to have fun, enjoy. Ibintu ngibyo you just wait, okay? Ni service, by the way, ni service. Yari service nabyo. Ni service, nagomba kumara uko wishakiye. Sibyo? No good. So, how are you? I'm good, umva. Nari mbadangaha. Sikuri kuri mu telefone cyane. Ni kwa gatanu, my love. So, streets are calling. I know. Nese makuru. Ubu kandi abantu uvuye kuri akaka. Abahungu beza bariho. Girl. Ngombe murebe anytime cause you know. Afite amafaranga se basi. Of course.
urabizi njyewe I don't chill with poor guys. I'm allergic to broke guys. Umbwiye gutyo ndibuka sister wanjye sumwibuka yakurikiye umukanishi Umuki ntazi aho bahuriye ngo nuko ari mwiza nta n'igiceri kubera iki? can you imagine Umukanishi nyamukanishi cyangwa kuno mukanishi usa nabi yigeze kumuzana hano nari mumurishije. oya wenda hari ukuntu abantu baba pretendinga nko muri filime z'abantu Nigeria kwa kundi yigira nk'umukene wenda ashaka sheri no umukene arangije anamutera inda madame azira yagiye atwite yaragiye ndi kukubwira ngo yarashogoshe dora terura ibikapu bye aho ngiye nabona kuri assistant watuzuye sister wanjye bajyana umusazi noneho nkagira na mama nawe yampaye akazi ko kumushaka ushaka umuntu mukuru se umwana yarashaka ko njya kureba uriya muhungu mumushakira nyine menya ahantu atuye ese hari n'amakuru make mufiteho byibuze cyasibye kuba naramubonye mugurutse mu maso ariko nta handi makuru mufite arenzayo mama ndi kwashaka mama yamaye icyo kizana nanamubwiye ko yijyanye wamuretse ngurumva ngo mukuru wawe ngo ni umwana wanjye uko byagenda muweza kibye amere nyine nawe urabazi n'ibiki akuri sister baramurozeye cyangwa nje wabona afite ibirangwa bimeze nk'imogi ahubwo wagira ngo baramuroze njyewe naramubwiye ati uriya muhungu yaramuroze ati reka ntabwo bishoboka ari mu rukundo mbese ngo ari mu rukundo n'umukene nawe umbwira umukene azamba none ahita namutera n'inda ukuntu abantu bajya bagira n'ibibazo aba yihuta ariko abakene niko bamera abakene zari ziti ikintu baba bashobora usibye gutera inda nose ko nta kazi abagira abakabona gake ikindi kintu abakora ari n'abamuhaga amafaranga ubazayakura he mama ko yayamufungiye ejo bundi bamparaho bagati mbrokera nawe urabroka umva mbabarira rero ikintu rero nari naguhamagariye ndashaka kumfasha kurashaka umuhungu turamukura nigeze kumva ngo abanyamagara so kandi abizi sinakijyana no mu cyaro mbabarira kandi ntandi nshuti ngira Nyamagabe you as you and I Nyamagabe of course but what is wrong with your sister though please mbabarira ngiye kwitegura tujyane sibyo girl anything for you you know I'm always here for you you're my baby my girl apart from that uri kuba mwiza cyane urambwira ibanga umva reka rero nambare ambara tujye gushaka umukanishi Nyamagabe uri sigabe mwiza babarira rwose uretse reba hano hose ariko tuvuye ahubwo siko dusigaje saa imwe n'igice gusa akanyura gusa biki nase njya kubwiye ngo umukobwa wanjye se kurongora mva nkubwire niba ari saa dusubire inyuma babarira ntabwo nshobora Johnny none ni mukuru wanjye mama azajye kumwishakira si we wamubyaye hari ubwo ngiye nigeze mufasha kumubyara shwida ubwo nyine yahuye n'umusore mwiza hano yagiye kwamenya gute ko nire tugenda eka nase kambaze nkubwire ikibazo cyo bambye ko ari ukurenga kaya gasozi kari uri kureba ukajya nyuma y'akandi ubwo dusubiremo mama zagari byatwa umukobwa wawe bogari none uribonye ndakubujije dusubire inyuma ntabwo ngiye narenga hano umukanishi arashoboye niyo mpamvu yatwaye ndabise koko ngiye ntabwo namenyereye kugindi none niba abakire ari wanyu batazi kugira ibyo bagira uburagira ngo bigenze gute cyane tujye gushaka umukanishi wanyu ni kaya gasozi twonyine kaya gasozi uzi imisozi umaze kunyuriza umbwira ngo ni kariya gasozi se twazamutse umusozi wa mbere uwa kabiri uwa gatatu hasigaye indi nk'ibiri yonyine bigahita birangira gogo let me
me do my job now. Tugende sisa uri umukobwa nawe ihangane inzobe urava yahindutse igikara pe. Ahubwo sindakiba. Umva nyine umukobwa we wanyu utajya hitamo neza pe. Ni hana subuze cyane hari akomeye ari muri biriya bishanga tugende. Ngwino tugende turi imbabarira. Ndahazi. Ubundi waretse tugasubira inyuma. Mama kazashaka ribu ajya kwigira. Yari yaye turahageze nawe imbabarira. Turahageze. Mba nikurura. Uzi ko isunyibutse ukuntu twagiye gushaka oxygen. Winyibutse. Uzi ko na n'uyu munsi gifite amavunane hari ahantu. Njye ndimo ndakubwira gusa ngo arabura dusozi nka tubiri twanye tukagera iyo tujya wanga kunyumva mubwire. None reba ukuntu twageze hari ahantu bari bakubwiye tugasanga ngo nagariwe. Guy, ngira ngo abantu b'umukira we kandi twe twanabishyuye. Shano n'umuriro wacu hano ni mukeya sinzi ikibazo ufite uri kwizinyasa. Nibaza na n'ubwo ngenda cyatungurwa no kuntu umukobwa wanjye agiye gushaka inyuma y'imisozi kukubwira ngo inyuma y'imisozi ko ziri kunjya ahantu hose kunjya ndabura kujya muri massage ahubwo ngo nicyo kigo nduye yabonye iki kuri kariya gahungu njyewe nanjye ndiba njyewe naricaye ndavuga se usko nigeze no kubaza mama niba tuvukana koko kubera ko ngera uri rukundo ntarwo ngera abantu baranakunda nyamara amenye urukundo rwa nyarwo rukibaho unajya gukunda iki nta mafaranga ari wabona afite n'abanyamafaranga badafite ibikize ngo bagomba nkubwira none se yaba yarakurikiye uko byaba bimeze kose urukumva ntabwo uriya mwana utuvuge ngo abantu bose abo biganye twumva abo bagize gute ubu yabuzemo umuntu uyu umwe mu ba ex bose afite yabuzemo umwe ajya gushaka uriya mukarani wibinyibutse rere kumukanishi w'abandi umukanishi arashoboye umukanishi rwose ntabyo ashoboyemo nta umukanishi ni uwa mbere umukanishi umwana wanyamukiye mu nzu y'ababosi yamujyana paka none aribajije noneho ariko mva nkubwire uzi ko bahuye ngo yagiye mu rugendo rw'akazi ngo imodoka ngo imupfiraho arayikanika yumva yaje aririmba ukuntu ngo yabonye ngo umuntu ngo w'umwana mwiza ndamubwira ati ubwo se wamukuye ngo umuntu nyine ngo imodoka ngo yafiriyeho aramfasha ndamubwira none se abakanishi bakora iki kindi nyine ntabwo ahereza kariya gahunga amafaranga akwambwira ukuntu abayeho disi undi bagomba mama njyewe niwe ngeze aha buri munsi nagura mubona buri munsi nagura mubona ndabura kumubwira tumva rero aho bigeze urajya kumwishakira wagira ngo bari gukomanga arajya undi injira ndi mu uri gukomanga se ibyanya ni birebire rwose imana ijya ibafasha argoko ubwo nyine genda umwe cyaze ntuzapfa vuba ntabwo uzapfa vuba wow kutwitabira kubera it suits you very well ego hey okay hello akira we Rwanda nyuma yo kutugendesha imisozi nguyu amagurana cyane bitese byiza urinjiye wajya winjije abazimu n'amatara atangiye kuzima bite umugabo se arakurekuye uragarutse ibikapu bibiri he ubuzima bw'ubukene burakugoye uragarutse sora mari cyane ko nta nubwo wananyubaha byibura bwari wariyubashye wowe nyamuneka muhe n'utuza abanza ushaka amazi ntabwo amazi rero ari kungenza hano ushaka iki rero ko wagiye wijyane ku bw'amahirwe nawe kwirukanye ugarutse hano nanjye kubabaza ubaza abandi
ntuze kurumuraho Gukora ese umaze imyaka ingahe utoga ubundi nkubaze jeri nyuba handi mukuru wawe sha uri mukuru wanjye nanjye ndumva babajwe yuko uri mukuru wanjye nyine kweli ese wowe biramutse bikubaye ibiki bimbaho nyine uramutse ubaye umva ikinge ndana ntago naje guterana beshe umva nkubwire nubwo twavuye mu ndimi simeze nkawe ubwire asoni icyakugenzaga ngo cyari ndagutangira impamvu mwamfungiye account mukabloka amakadi yanjye yose ese ngendo sindi mama nubwo byagenda gute nduwa hano mama ntago yabikora ibyo bintu nenda wabikora nta kuntu atari wowe wabikoze ko mama ntago yanyaga ko ndi umwana ninjye kwanga wowe wagira ngo sinzi wagira ubundi wowe turavukana ntabwo ngiye navukana n'umuntu umeze nkawe ntabwo sinshobora kuvukana n'umuntu umeze nkawe gusije ntukazavukane ngiye mporana nabaza mama yaragutoye yaguvanye harya ngo ni urukundo ko niwe utagira ubumuntu n'umutima ubwo bumuntu butuma nirirwa ngenda ninda nzenguruka imisozi nabonye nazengurutse ntanda mfite urwo ruzagende kuki mama yakubyaye yambyaye kuko wigeze umubaza impamvu yakubyaye none wowe ngo ntabwo uzigera utwita ibyo ntabyo navuze ntabwo ariko natwitira umuntu w'umukanishi kandi ikindi umva nkubwire ikintu ugomba kumenya muri amafaranga y'uru rugo n'ay'abantu babamo hano sibyo ubwo abantu babamo hano ninde ni njyewe twe ntabwo tugaburira inyagasozi icyo cyo ugomba ukimenye uri kumva nta nyagasozi tugaburira nta bakanishi no muri famiye wacu nta n'umukanishi wigeze ubamo rero ikintu ugomba kumenya terura iyo nda yawe niba ari iby'amafaranga waruje kubaza twe tugabira abantu barimo hano ntabwo tugabira abantu bari hanze yakuzanye urayizi ntukomeze kandi no kumarira umwuka jeri nashaka kugira ngo ubwire ko ibyo wigira byose uri umuntu kandi uracyari n'umwana kuko no mu mitekerereze yawe n'ibyo uvuga n'uburyo uganiramo n'abantu biba byumvikana ko ukiri umwana so rero ujye witondera ibyo uvuga ntabwo uri kugende wanukije inzu umeze nka wa mugabo wawe wigeze kuzamo hano inzu yose najyana urukundo haguruka se genda inzira kwe hano ni urugo rwacu mba muko uru ni urugo rwacu sindi nkawe wivugisha nabi inshuti yanjye haguruka usohoke hano sohoka genda nizere ko utazigera urakuri marry for money marry for money don't marry for love see your life now hello umuhaye n'agaciro akarya nagenda umugabo wawe umuye nta mushyushye byibuze uhari ngo ntawe uhari uwe ntawe uhari ego mama urukundo ni rwiza
byagenze gute sheri Nicyo cyo Yesu nanjye wese ndakora iki none mwuka byaramo maze se nyine mfata Yesu kuko namenyereye n'ibintu by'ababyeyi babyara ubu ndabigenza gute kuko mwuka byaramo none se basi nta makuru waba ufite y'ikintu nakora amagara mbiranze se turayishyura iki kuzi ko nta na mituweli wazanye so urandi ordinano reka basi reka ihangana ho gato nshaka umuntu ushaka kudufasha sibyo uburyo wagera kwa muganga sibyo please wait usobo hano mu daje manguke mama wari he Ora mariki mwana. Babare mpamagare mama wanjye ndamukeneye babare please Ntunsakurize ninduba cyangwa babare no kuri kwimana Jori dore umuvandimwe wawe arapfuye n'izina ry'Imana ararimbye ari kwa muganga gira vuba wahamagare mama watabare bitaragira kure rwose Jori niwe tuvuga nambabare ugenda ubwire mama wawe azi kukubaza hano winjijwe nande hano ni ndwakwinjije ndefashe ase wabanje ukumva ikibazo umuntu afite kimugenza ukareka ibyo bintu ikibazo cyawe urabona kindeba ntago ari ikibazo cyanjye ni ikibazo cy'umuvandimwe wawe wari we wese urabona bindeba izi saha hano ndi kukubaza Byagenze gute ninde se kubwiye wicare subiza ayo mavi yawe hasi cyangwa se wicare hasi okay basi uri kunyumva nyine basi amagara mama wawe wenda kubera wari umuntu mukuru ari buze kunyumva ako wajya ugira ubumuntu siko wagira ngo ntabwo uva amaraso ubu ntabwo ushobora kumva yuko nzarimo hano n'umuvandimwe wawe icyo mwifuza ni ugupfa uzi ko twite n'umwana yapfa imfura yanjye ishobora kuhabura ubuzima nayo ibyo se birandeba ntabwo bindeba urareba ukabona wowe n'ibyawe byose bikureba ukabona birandeba ujya gutera inda sinari impari kumva Jori nawe kuri umukobwa ko byakubaho kuno munsi ari we geje ari wowe nkubwire ikintu ugomba kumenya sindi nka mukuru wanjye uza endinga up n'umuntu umeze nkawe never nta nubwo umuntu nkawe twanarebana usibye nkugirira impuhwe yuko nyine uziranye na mukuru wanjye uzi yaza kuba ntabwo we no mu nzira ntabwo wamfungura imishumi y'inkweto turi kunyumva neza ndambabarira basi wamagare mama wawe ntawe uhari kumva ntawe uhari pe ibibazo ufite iyo nda niba ari ivamo ugende nyine ivemo niba nta mafaranga ufite birakureba basi muhamagare kuri telefone iyo serivisi yonyine ndayigusabye nta telefone ugira Jori mukuru wawe ari gupfa na gucyo utanyumva napfe genda mupfana ibyo se birandeba kwagira ure ku bugome bwo mu maraso genda haguruka mvira ahangaha so noneho uranuka mana njyewe ntabwo njya gukunda ko kuno uranukira buri uko winjiye muri iyi nzu ngura amaparufe nk'ijana sohoka mvira mu nzu se ibyo byupfa mugende mupfane ibyo ntabwo bindeba Jori nagira mubwira ngo isi tuyicaho ntabwo tuyibaho umubiri wiratana ushyira mu itaka mu isegonda rimwe ukahita umva nkubwire ibyo nibikureba iyo ni mentalite yawe y'ubukene yihagurukane usohoka uvire mu nzu sohoka hanze se sohoka ariko se ubu please ndakwinginze basi mpabare ndakwinginze ntabwo uri umuntu pe turi ku isi mpabari n'umutima uciye bugufi umfashe irya none ntabwo nzongera kugaruka hano muzahite munyibagirwa kongera gusunutsa n'uburenge imbere y'umuryango wawe
Nshobora ndakwinginze no ntacyo mfite cyo kugufasha. Nshobora mfashije. Niba ari n'amaraso yanjye twazaga ngo ni mukuru wanjye n'amaraso yanjye. Ugende muyanywane nawe nayawe. Haguruka umve imbere. Sikonzi ko ntacyo mubuze. Haguruka umve imbere, ibyo ntago bindeba, aho mwahuriye ntago mpazi, ujya no kumitera inda sinari impari. Uri kumva? Sinzi n'ukuntu yahuye n'ikintu nkawe. Sohokera hano ariko. Va hano ugende uvira aha ngaha. Uranuka noneho. Ese ntago mwoga?